byatangiriye California mu mujyi bita Los Angeles. Hey, filime witonze. Hey, jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime. Hari zazaga n'imodoka ubona ko ari za gisirikare. Abana bunda barakwikira, babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka. Bunda bari gushyiramo za magazini. Hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye, umugore n'abana ni mukaragi hano. Hey, ni DJ Felix. Filime. Uwo mwana ngana ate? Turns 3 tomorrow. Ejo suzuza imyaka 3. Birthday cake on me. Ewana, keke ya anniversaire ni ngewe iriho nzayishyura. Remember the way I felt on my first strike. Tibuka uko natekerezaga bwa mbere nanjye natakanja kuri misiyo ya mbere. Buri musirikare agira misiyo ya mbere abafitemo ubwoba. Don't worry, man. Ntugire ikibazo mwana. Used to it. Uzabimenyera. Bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri misiyo. Atuzabimenyera, natwe ama misiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye. Bisa nkaho bagabye igitera ahantu runaka. Bimeze bite? Uko tugatangiye. Ni kuri BTN TV. Ya televiziyo imwe icyayi itunganye. Uzajya muzisanga. Meze bite? Kubera saa 9 kwi. Going in. Twinjiyemo indani. HQ. Going in. Ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani. Tugane ku biro bya FBI aho bikorera. Baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo, bano baba bakurikiranye ku itumanaho. Bana binjiramo indani. Baba bambaye n'udukurura amashusho. Rebe filime. Za filime zisobanuranywe. Discipline, ubwenge n'akantu kakinene ko nikabura. Rebe. Remember, no body bags. Mwibuke nta mirambo dukeneye. Nta mirambo dushaka. Bisa nk'abana basirikare bagiye kuri misiyo, abo batumye basabye kubazana ari bazima, ntabwo bashaka ko babica. Nta mirambo bakeneye. Bano barareba. Steve, what's happening? We're losing feed. Tutangiye kubura amashusho. Bano bambaye kamera, bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri office bari ibintu byose biri kuba. So we're going in blind. Bisa nkaho nta sinyari. We still have audio. Okay, turasigarana amashwi gusa. Babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashwi. Mukomeze mukende. Komeza imbere. Stay on team lead. Mukomereze aho twabwiye guca. N'aba FBI. Some chatter. Komeza imbere. Baby. Accelerate pace. Hey, bana barabanza bikabanyamo. Mukati buryo bano bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera. Babayobora. Mukati buryo mukira gutya. Mukomeze muri corridor. Stop at staircase. No, muhagarare kuri escalier. See the staircase. Escalier turi kubona. Staircase shows on the blueprint. Are you? Hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona. On the staircase. Hano na escalier turi kubona kuri teri. Bisobanuye iki? Things are getting closer. Bisobanuye ko turi gusatira. Menya kubo. We should abort. Iyi misiyo reka tuyihagarike. Sense. Byo nubukora iki? Sir. Ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bari ari escalier, mu gihe abasirikare bari kuri field cyangwa bari kuri teri na escalier bari kubona. Hey. I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? Ndasubiramo ese mwanyemera gukomeza, arasaba authorization proceed. Uruhushya rwo gukomeza. Proceed mukomeze. Bimeze bite? Authorization to proceed. Uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over. Mukomeze imbere. Gaturi. Kumba aho bari akagabo kabumvisha. Aho bari akagabo kababonye kuri radari zako. Karababona muri ya nyubako barimo. Kahita kuri telefone. Dore akagabo kariyo. Kuri telefone. Telefone. Kagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nk'aya Papi Valence. Papi Valence baragira amatatuwaje menshi. Uko mutamuzi. Sinzi uburyo bangezeho. You said I'd be safe here. Kandi mwambwiye ko hano nzaba ntekanye. No time for that. Nta gihe cy'ibyo mfite. Uri kuri telefone. Look at what I have. Ngiye gukora icyo mfite gukora. Umugabo. My wife and son. Make sure we get my pay. Gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha. Ni umugabo bana bashinzwe umutekano. Muzanababwire ko nabakundaga. That no work was for them. Ndetse kakazi kose nakoze aribo nakoreraga. Umugabo uri hano basirikare bagiye kugera ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano. Baravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzayifamiye yanjye. We need him alive, no matter what. Uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byamera kose. Turakumva. Uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima. Uri inzego zishinzwe umutekano yo hemukiye igihugu, abagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo. Kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano. Kurusha uko wapfa bagenzi be bagasigara bitegembya tutabazi naho baherere. Umugabo afata telefone ye ayishyira muri micro onde kugira ngo telefone ayice n'amakuru ayirimo bayabure, ayishyira muri micro onde.
babwire binjire Blow the door. blow the door cyangwa muturitse reba filime abana bakura ibisasu bano abashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda urugamba rega ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa abakenewemo n'ibitekerezo umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyewe bagiye kugeraho kingwa kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufata n'inyota puritano nshinzwe umutekano abana baba arici kirimo na hasi umugabo telefone yari kuyiteka muri micro-onde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike urebe filime kagabo kari hano karirasa aho kugira ngo kamena amabanga karirasa erega bagufasha amakuru wayatanga bagira ahantu bita muri ndabyemeye umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye amakuru yose akayatanga Steve ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe bimeze bite uwo bashakaga ari muzima rirashe iyi ni episode ya mbere bakise Cypher izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byayishwe injiji bigayishurirwa abanyabwenge dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira bimeze bite izi filime usanga ku gasobanuro films.com iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make uva kuri Netflix biriya bintu se nabayireba muyireba ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze cyase amadolari 20 ukarebera muri VIP cyase 20 by'amanyarwanda n'amafaranga make izi filime zose niho zisohokera ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10 nuko dutangiye filime yacu bakise ngo iki bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho cyumwereko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati roki kimomo no musobanuzi tuzi ucye utunganya ukomoka ku ntumwa aka filime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no kugasobanuye films.com bakise ngo iki Cypher rebe filime Question number 5. ikibazo cya gatanu Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yavukiye undi mugabo atuzanye yavukiye muri Toronto 5 for 5. atanu kuri atanu mwana wanjye She knows everything there is to know about this kid. mwana wanjye uzi ubwenge bwinshi cyane pe ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bariya bashinzwe umutekano mwana ari kuryamo My friend Jessie and I think she probably smells like woods and njye n'inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga I like that. ntabwo ariko yanukaga On the pop quiz? No, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. mba numva twamara n'icyumweru kurusha uko twamara na weekend papa I miss you telling me funny stories before I sleep. mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira ndetse ukankora no twa mu gitondo But I want to live with you. nubwo nkunda mama wanjye ariko mba numva nabana nawe ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa mama ari urera umwana Told you like a grown up for a second. mwana wanjye ntabwo nizi ko wakuze bigezaho 8 years old. mfite imyaka 8 papa A half. 8 minus a half. papa mfite imyaka I have a 8 boyfriend. none mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani ufite sheri Who? sheri wawe ninde None of your business. ntabwo bikureba papa ubwana bwarikuje ibaze rukindinze ngana gutya nta sheri ngira akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we noneho kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanjye ntago akureba ntago umushinzwe umushingukeho abana Choice that you went to live with your mother and her fault either. It's kuba waragiye kubana na mama wawe made. ni umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari njye My opinion. kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije Considering the circumstances, urebye it ikibazo ukuntu cyari kimeze wasn't my job. It was an understandable choice. kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva ntago Why? kubera iki nyine batakumaye ngo abe ari wowe ndera Make sure I have a job. You know, like umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abe ari njye umurira kandi nta kazi mfite ngomba kuba mfite akazi buri mucamanza iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waha umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho get a job, I will be going for full custody. nindamuka nongeye kubona akazi Thomas? nzongera nsabe tubane tuzasaba full custody Mom for me? nsekera rero
nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana n'umwana kandi akennye. Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? Filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Rocky? This, you'll eat popcorn. Uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Rocky. Ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Rocky ngo ziba zirimo inyigisho, zirimo ubwenge. Kumbe turi hamwe, wa mugabo yirasiye. Aba forensic bamaze kuhagera. Rwanda Forensic Laboratory, iyo laboratoire turayifite y'ubwenge habereye ibyaha, baraza bagapima bakamenya byakozwe gute, bagakusanya ibimenyetso. Kureba umugabo hano barebye muri safe ye babona hari igipapuro cyari kirimo. Kurikirana witunze hagira kano. Aren't you watch to happen for suicide? Twumvishe kandi tubona ibyabaye imbere ko umugabo yahura. But it doesn't get any easier. Ntabwo yabyoroshye. Umugabo bari baje gufata yiyahuye. Hey, Steve, check this. Steve Reban. Basa Rwanda. Tells me it's not a printer test error. Hari urupapuro babonye ari ku rwanditse muri bidasobanutse. Where did all the easy cases go? Ibirego byoroshye ntabwo bikibaho. You think it is? Urakeka ibi ni ibiki mu rwandiko babonye? No idea. It's strange. Biratangaje. N'abakuru office barumva. It's got Chinese, Urupapuro Latin, wagira ngo ni igishinwa, ni ikilatini, numbers, imibare, Circles, inziga, prefix, hieroglyphe random shapes, and random. ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse. Iyo ni code. I can send an email of it to you. Reka mboherereze email. Let's not risk a security breach. Oya kugira hatagira n'umuntu duhakinga bikangiza umutekano. Ibyo bintu mwibitwoherereza. The ability to Interrogate our suspect. Uwo twakekaga ntabwo twabasha kumufata. safe. I'll send a forensic team down. Giye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakire bari ibizanaho kugira ngo mubyohereze kuri email. Email buriya ntiwamenya ibyazo. Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. Muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho code. Someone. Cyari umuntu nzi. Biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode. I served as a military cryptanalyst a while. Hari cryptanalyst twakoranye. Say, Ndetse muri iminsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA. family, best cryptanalyst I know. Niwe cryptanalyst wa mbere nzi wigeze ubaho. Ba bantu nyine babona nka kunya ibyiye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urujijo. We akaba yazi izo kode, akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki. Full report on him on my desk. Muhamagare nonaha. Eyes on that document. Iyo document mu masaha biraza kuba yifite. Hari uwo bavuze ngo uzi ubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode, kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose. Uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi. Ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane, yabaye umusirikare. Barakwereka hano umugabo waje kureba filime n'umwana we. Baje kugura amatike, tugiye kureba filime yitwa Cypher. Cypher bari ibintu bimeze nk'amakode. Deciphering ni ugukuramo izo code. Kurt, Cut. what's with the new number? Nimero yawe yabaye iki? Ni umugabo uri hano. I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? Byagenze biteze. Hari umuhamagaye. Kind of in the middle of something. Hari ibyo nari ndimo. Gonna mean to wait till tomorrow? Ntabwo wategereza ejo se. Umugabo hari umugabo uhamagawe hano. Yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime. I understand. Ndabyumva. Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. Okay, mu minota nk'ibiri nze mpite nguhamagara. Uyu mugabo arahamagawe. Uyu mugabo ni muntu ki? Hey! Ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky. Ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bakitaho. It's okay, Dad. Bimeze sa papa. Cye nungire ikibazo. So sorry. Babarira mwana wanje. There's good news. Ariko hari amakuru meza. It's Nyine could lead to a full-time job. This thing. bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho. Love that. Kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera. It may not lead to a full-time. Nyine nakaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bampa n'akazi gahoraho. Yeah. Sibyo? So we can see the movie tomorrow. Rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha. Why school tomorrow? Ariko ejo urabizi nziga. What are you studying tomorrow? Ejo uziga iki? Imibare. Well, missing 2 hours of school is not going to keep Uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime. getting mathematician. Imibare urabizi ndayizi. That's still no problem. Nzayigusobanurira nyuma. Ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime. Umve papa. So what are we going to tell the school Ku if ishuri rero turababeshya iki? you have a court appointment? Babwire ko mu rukiko baduhaye randevu tujyeyo. Ubeshye ku ishuri umva papa ariko. I'm studying at school. Umva papa ukuntu ari kubeshya umwana. Ngeje umwana azasiba ishuri. Abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky. Ababyeyi rero namwe. Will Scott's file, sir. Ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott. We contacted him. He's currently. Bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo. Wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode. Kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we. Batangiye kumwigaho n'abashinzwe umutekano. Yitwa Will Scott. Willy. Dore umugabo nguyu. Ibyo bagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'iba. Will Scott. Banyita Victor nitwa Will Scott. Okay. Twari tugutegereje.
bari bategereje umunyabwenge kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye. Character combinations I've never seen before. Bino bintu n'ubwa mbere mbibonye pe. How many hours is it gonna set? Biragutwara amasaha ye kugira ngo bisobanukirwe. I'm afraid this is not a 1 or 2 hour Iyi ntabwo ari operasiyo yatwara isaha. days. Biratwara iminsi. Take this back with me to analyze it further. Birabanza Not proper protocol. But I can check. Hold on. uretse mbanze mbaze boss yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office. Waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe. Aya makode byandika gasobanuye iki? Byandikira acunga abantu hari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye. Aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika. Ni igipapuro cyanditse mu makode umugabo turinga aragifotora akabibika. Ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker loudspeaker. This is Robert Martin. Scott turavuga na Robert Martin. Jumping on board in such short notice. Urakoze kubisubanguka At tukigwamagara. the NSA, I've reviewed your file and based on your Nirengagije cyatumye kurukana muri NSA. are the right man for the job. Nabonye rero mugabo kwireka no kazi. So it's a pleasure to have have you on our team. Ndetse n'ibyishimo ko tugufite mu ikipe. This document is extremely sensitive, and I cannot allow it. Iyo document ufite mu ntoki ntabwo igomba gusohoka muri iyi nyubako. Swept the entire premise. Paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kindi kintu kirimo. Ntabwo iyo dosiye twayigwa ngo yitahane. Bamaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. Ejo mu gitondo uzatangira akazi. Ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose ukeneye. Basore. Code. Whatever. It's code. It's extremely important. Ni ingenzi cyane. Objectives. One, keep it in our hands. Icyo gipapuro kiguma mu maboko yacu. Give this man whatever he needs to crack this case. Ndetse uyu mugabo mu icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo code. Oversee the transfer documents of the library. Reka ngende ncunge kari amadosiye bayazana. Just keep an eye on this crypto analyst. Oya ahubwo ukomeze ucunge crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye abyoreza kuri FBI ejo mu gitondo azajye mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye. Yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu ntabwo byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa ni ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza. Icyombo kiri gusakuza komeza kwigiriza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyemenya iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga. Yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kujwikira byangiza frequency y'icyombo. Byangiza frequency y'icyombo. Everything okay? I need to have Nama yene inyundo. something inside the walls. Bisa nko hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza afata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisama baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho byaye papuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga. Bamwita Will Scott. Ni yari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare ni umunyabwenge avuga atari kuzira code zabiriya byihebe akanda kana kare ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey, sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow, no longer really a secret. Byabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. And get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihinduye kuko ejo bambwiye ko azatangira akazi. Things got a little crazy, Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. but we'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. You, Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakize Saifa. Kando hano noti. Hey, sweetheart. Bite sweetheart ni papa. Listen, federal secret. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agomba gusiba ishuri bakajya kureba filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone ni kumwe ababyeyi baba barashwanye. Wo yarinde mama. Ni umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kunda ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama ye ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Mu burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the Aho FBI yari yatatse haraturitse.
interest of privacy for the investigation. bisa nk'ari iperereza ryari kiribanga cyane. Identities of the deceased are not being released. Ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano ntiratangazwa. Aba agent umunani FBI baturitse. Nyagasani yararebye niwe wenyine wafotoye cya gipapuro bivuze ngo cya gipapuro cyahiriyemo hamwe yasize afotoye igipapuro aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo wenyine niwe wabashije kugisigara na yise giprintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi zikode za biriya byihebe bitumye abashinzwe umutekano baturika bose zisobanuye iki igipapuro kiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za kode atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga buriya n'abantu baziranye cyane hari ukuntu baganira ati bwombo shaka Dafi we ngo Kadafi akamenya ni ibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo baba bazi ibyo ari byo ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibyo biri gukoresha ayo makode agire kuvuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri ryitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindiri inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false room C4 and detonated remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta. Muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyangwa se kuri blueprint. I know. Mbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. This knew this day was coming. Bisa nk'ibi byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important, Andre, ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Lau. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye. Ni wa mwirabura. 8 families to answer to. Ngo ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi. Gasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibyo. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya suwe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Katururi bakorera Kacyiru bwarakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro y'amakode ya bya byihebe abashinzwe umutekano FBI yo irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye izina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino code agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga kandi buri muntu aba afite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama ni umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours to put makeup on yet. Akana kari hano. Mama ze gukura magomba kwitera makeup wana. Right, smart mouth. Akana ufite umuntu ufite ubwenge gafite utugambo kavuga ukumva. Kana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibikira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko niwe wenyine wagisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzu urenze. Umve. You okay? Meze I'm fine. Meze Saw the explosion on the... Nabonye ryaturika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gatuna ari guhiramo. No, not yet. We're still working on it.
ikirego turacyagikoraho. Document went up with everything else in the warehouse. Cyagipapuro cyari kiriho kode z'ibyihebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbi igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. Hari favor nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe kunsaba favor. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. Sawa uyu nawe yahoze akorera I leta. don't have access to the system anymore. Urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri system ya leta. Gordon. Ndagira ngo ndebereze izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon. Corporate. Nawe se n'umufatanyacyaha. Uramushakira iki? Can't really tell you anymore. Ntabwo nakubwira icyo mushakira. Would you please run the name for me? Iryo zina rishyire muri system yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki. Amazina yacu baba yafite. I'll run it through someone else. Nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera. Stop. Rekera hariko. You know, let me see what I can dig up. Okay, reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina. Okay, Jimmy Yitwa Jim Gordon. Jimmy nyine Gordon. Gordon araryandika. Uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu narabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye. Cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyebe ntabwo arabibabwira. Ariko bikora ku giti cye. Urebe filime. Bano biyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki? Akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura. Mama yabyumvishe yanga kubikabwira. Kwa konda ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe. Usibyo ntago ari byiza imico mibi. Umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya Dunia yote. Dunia yote ifite mutombora. Guri icupa rya Dunia yote. Barimo na tombora. Ko sirimwe afite menshi. Ujye ureba mu mufuniko mbere yo kujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo, amagara, amatelefoni ibiki byose. Mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshe ngo turareba filime za Rocky. Umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa. Hey, what'd you find? Ngabonye iki? Your man, Jimmy Gordon, was a respected banker. Yari umuntu ukora muri banki bubaha. 50 years old. Yari umuzungu. From Arizona. Cajun. Clean with no criminal records. Born nta cyaha afite. And dead 2 months ago from cardiac arrest. Yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima. That says here a heart attack took him out. Baravuga ko ari umutima wamwishe. Do you have an exact date? Wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon. August 16th. Kwa munani tariki 16 2020. Neza neza. This guy is? Wambwira umugabo wari we. Yakoraga muri banki. Willy. Izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe. Izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon n'amatariki igihe yavukiye. Yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere. Umugabo yapfuye muri August kwa munani. Tariki 16 2020. Arabanza ashyiramo akadomo hano. Mu kwa munani tariki 16. Inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020. Jimmy Gordon ni muntu ki? Kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe? Ashize amezi abiri apfuye. Uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe. Izi ni za filime z'ubwenge zisaba tuze hano dutwike turya isi. How you feeling? Urumva umeze ute? Like everyone else? Abandi bose. Bababaye n'aba FBI. Sir, who was your source for the warehouse tip? Ese ni ndogwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe. You know I can't share that, Kurt. Ntabwo nakubwira uwampaye amakuru. I have to protect my source. Bagomba kurinda source yanjye. Ahantu yakuye amakuru. Ubundi nta munyamwuga ujya uvuga ahantu yakuye amakuru. 8 agents. Aba agent 8 bapfuye. We're my family too. Nanjye bari famiye yanjye. Sir, enough. Stop it. Rekera hariko. Uyu mugabo aramuha amakuru. Are you sure your source is only playing for one team? Ese wagwaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye? Hari igihe umuntu ashobora kukubwira ati rero polisi mu gihe hano ni iki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi. Think about it. Ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyahari n'abandi yayahaye. Uyu ni afande Katururi. Gusa babuze urwandiko rwari rwo kode z'ibyihebe. Urwo rwandiko wari rusigaranye warufotoye. Niyo mpamvu buri document ufite ugomba kuyifotora ukayibikaho. Temba ry'akara. Hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buri warayifotoye hari igihe bakwihanganira. Buriya gufotora ni ibintu byiza. Ariko bifite akamaro. Hari nabo nge mbona bifotoza bambaye ubusa we. Mwataye umuco. Niko. Mugabo yakomeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo, akomeza kubyigaho yitonze, akomeza kureba bisobanuye iki, akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington. Muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington? Irindi zina yabonye
muri rwa rwandiko za konti za bya byihebe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. Buri muntu hari ikintu abashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibintu arabyumva 5 kwa 5. Hey. Mugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington. Philip Washington. Uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon. Ameza birashize. Mugabo akimara kubona irindi zina yise yambara agufatira imbunda. Yo yahoze ashinzwe umutekano. Arangije ayitahisha. Arapfuka. Arahisha ibyo yari ari gukora iperereza bye. Akana hano karakariye papa. Anna kitwa Anna. Mama yanze gukabwira ko papa yari yakisiguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye. Bize sawa? I'm fine. Meze neza. Well, you don't sound fine. Genda umva utameze neza. What's the matter, kiddo? Ikibazo kimwana. I'm not a kid. Ntago nyiri umwana yarakabwiye ati what's matter kiddo. Kiddo nyine ni kadogo ntago ndi umwana. Mwana wanjye usigaye ukura vuba. But you'll always be my little girl. Ariko iteka uzahora umukobwa wanjye. Nanjye mpore ndi nyoko. Uko wakura kose rega. Ababyeyi baba ari ababyeyi babona urakana kuri mwe. Gutekereza iki? Mom? Yeah? Mama. Did Daddy ever call? Ese papa yigeze aguhamagara? I don't think so. Ntabwo yigeze amamagara mwana umva kubeshya. Kumwe ababyeyi bateranya ugasanga bira bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi. Nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Umwana ntabwo uba ugomba kumwangisha undi mubyeyi. Iso buriya ni imbobo yirirwa no mu birara. N'iki ni indaya mama wawe. Ibintu nagarisa. Mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa wawe ni umubyeyi mwiza, mama wawe ni umubyeyi mwiza. Azi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo nk'utwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki niki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya wari we. Is 42 years Yitwa Alex Mace. national. Afite imyaka 42. 98. Yaje muri Amerika muri 98. So I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. 5. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Springville 6. Barashyingiranwa 2006. Right. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite Time akazi. for questioning. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzani. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers, see what Abo bari baziranye inshuti ze bo biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe ngo bashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes, sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ariwe bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo munana ari. You could use some sleep. Usanga umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo nagari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Iko nyine umugore yamusubije. Umugore ati madamu urasa nk'umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo nagari ryiza kuri bwira umugore ngo akeneye kuryama. I mean it. Aryama iwanyu. Kurt and I, we can keep things moving. Jya kuruka njye na Kate ibindi turabyitaho. Acaho. Nya. Barakwereka. Wabashije gusigarana ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina yinjiye mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba. Yanze kubibwira FBI, yanze kugira umuntu numwe abwira ari gukora ku giti cye. Kura y'imbunda. Bamwita Will Scott. Katururi. Hey. Wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse. Izo filime ntago uzumva roki nazifashemo. Baranzi ngewe ariko. Sibyo? Kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo ntimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuye films.com ni website. Ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako. Ibaza izina ibyihebe byari byarahishe muri kode. Wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje. Umeze tu. Kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa. Hari umugabo uri gusamba.
yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba. Bimeze bite? Cyawe reba filime komeza imbere. Umugabo ari gusamba avayo arebe ko yamutabara. Aza gutabara umugabo ari gusamba. Bisa neza gusamba bisa neza. Aza kumwasamura arebe umugabo arebe bisa bite. Akiraro nawe baramufata barakubita igishinge mu irugu. Mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke. There is a season Ibintu byose bigira igihe. and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose bakubwa impamvu. A time to weep Habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. n'igihe cyo guseka. A time to mourn Igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushyingura bashatse kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. Turabashimira ubuzima Willy yagize kuri iyi si. This body that lies before us. Uyu murambo turyamye imbere Willy bamuteye urushinge yitafura agakobwa kaje kumushyingura. Wa mugabo Willy byapfuye baje kumushyingura. Cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani bano ntago bikaza baza gushyingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushyingura muri bakenya mbere ya na corona. Umugabo arapfuye Willy Scott yagiye yigize rambo ngagiye kuvumburanga ibya kode z'ibyihebe nga amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa. Agakobwa ke disi kaje kumushyingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky. None papa arapfuye. Willy Scott uko yapfuye. Hey! Katururi meze bite? Umugabo yapfuye dore ngo yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe. Bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari. Isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashyingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza. Niko bigenda. Telefone irasona. Telefone hano yarasonnye. Urebe filime witunze. Abavuye gushyingura telefone hano yarasonnye. Bimeze biti. Urebe filime. Telefone yarasonnye. Kombe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku. Umugabo mu isanduku ni muzima we. Nibwo agikayuka telefone yaramukanguye. Umugabo bamushyinguranye na telefone. Surprised you're still alive. Utunguwe no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? Ese ndi hehe? One question at a time. Bazi ikibazo ku gihe You cyacu. know where you are, Will Scott. Willy Scott ndabizi ahurura hasi. Umugabo ntago arapfa ubwo bamushyinguye ari muzima. Cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. Ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be... Kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? Ayahe mabwiriza? What are you talking about? Uravuga ibiki? Urebe. What the fuck is going on? Sini ibiki bijya mbere. Munguremo hano umugabo ari mu isanduka ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. Umugabo ari rusororo. Tuza Will. Not the time to get agitated. Icyo gihe cyo gusara ngo ukoreshe umwuka mwinshi. The average human being consumes around 0. Ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. Kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. Bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. Iminota itarenga 10 uhumeka ukahita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. Rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice... No, nukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza. Now, Umva. listen closely. Nyumva kandi witonze. There's a trigger above your head. Hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. Iyihindukize ni nka serire. Push. Nurangiza usunike. Umugabo arahindukiza arasunika. Rusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku. Famiye yamushyinguye. N'abandi bose bari bamuzi. Hey! Ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye. Ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka. You buried me alive. Wakinguye ndi muzima rusororo. Wakigurye gufusha. I want to know what's going on. Ndashaka kumenya ibiki bijya mbere. I'm on your side. Kendi ku ruhande rwawe. That you put me in there. Kandi wankinguye. Said that. Ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye. Well, if you didn't, who did? Nimba utankinguye ninde wankinguye? Okay, tell me who you are. Ubundi mbwira urinde. Me in the coffin to begin with. Mbwira n'umuginga wanshyize mu isanduku. And you're asking the wrong question. Uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question.
ndikoze ibibazo by'ubwenge You were dead. wari wapfuye And I'm offering you a new life. none ndi kuguha ubuzima bushyashya Meet me and I'll explain everything. kwino duhure gusobanurira buri kimwe hehe There's a black car parked across the street. hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa niyuzuruka imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza genda watsi iyo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose nyagasani uyu mugabo yikize mu bintu atazi yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo Black Chevy. Black Chevy 00 Chevrolet y'umukara Black 007 iki niki imodoka y'umukara irimo n'urufunguzo ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe bimeze biti umugabo yatangiye ngo ashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe umugabo aramuhamagaye ati vayo akingura imodoka afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku urusoro rumwe aramubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe iyo modoka njye ntago nayinjira mu rw'igikundiro ntago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka wari wankinguye shandi muzima umugabo yinjira mu modoka Okay, I'm in the car. urabizi imodoka nayigezemo What next? arakurikira iki GPS on the dash. Turn it on and iyo modoka ifite GPS ikandeho yatse imodoka irakuyobora start was it will. Where are you taking me? iyi modoka iranjyana Be soon enough. uraza kubona ibihagije Fucking coffin! nibwo gikahuka mu isanduku Damn answer! basinye ibisubizo tuza You arrive at your destination. nugeraho ndi kukubwira Make sure you get answers to all ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo 32 minutes. ufite iminota 32 Hello? alo ahita anamukupa iyi modoka ifite GPS iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki umugabo yatse imodoka gatururi ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza ibibazo uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza imodoka irambwira ati komeza imbere imodoka irakuyobora ni za modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ariko afite ubwoba muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora mugenda muganira harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora arakata komeza ukata iburyo arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka urebe filime umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya dore ngo arayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana ikigabo cyita kimuhamagara urebe filime kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi uyu muntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki umugabo arongera aramuhamagara urebe amuhamagaye telefone anyuza mu idirishya arayijugunya nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro uyu mugabo nta n'impamvu yo kumwitaba ibyo uriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro atarajya kure dore ngo baramugonga agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we utazacikwa na episode ya kabiri ese ikibazo cy'amatsiko ibiceri biraboneka muri iyi tawuni ibiceri iyo utaryamye ugakura amaboko mu mufuka nk'uko umusaza wadushishikariza biraboneka ni wa muhungu wanyu driver wizewe ewana hano i Kigali turagutwa nta bintu byo kugira ubwoba ugiye kwinywera agacupa kawe ngo byakomeye ngo ese ngo ndataha abakunzi ba GT Studio ndabashuhuje ndagarutse nanone imihanda murabizi murayibona na amasaha y'ijoro ariko murabizi mu Rwanda igihugu ni umutekano ibintu ni tambarare imihanda rero nigendera mbonye umutipe ndavuga ati reka mubaze nyine ku bijyanye n'ukuntu abona umutekano w'igihugu mu masaha y'ijoro atubwire come on mutipe reka tumwegere tumubaze wagwana atubwire se we bimeze bite
Salama bro. Yeah, what's up bro? Bimeze gute se? And everything good bro. Aya masaha sura yabona dore naga saa 9. Aka naga saa 9 igihugu ni tambarare nta kuryama. And day and night turakora kabisa. Ni working no kuvuga ngo ni umutekano. Ibintu byose ni ruzungu no gukora igihugu ni tambarare. Ese muri aya masaha ya saa 9 tukubonye. Na kayi kazi waruri gukora. Ngewe uko mbona uko. Urabona umusaza tuzaniye umutekano nta kuryama nta kidutega yaba saa 9 yaba sangahe turakora. Ubu rero muri rimwe yavuze twihangira imirimo gihe ubu ndi umushoferi ndi umudriver nagutwara mu yawe no mu yanjye naye gutwaramo mba nyifite ya taxi nizo dukodesha ariko nk'ubu muri weekend ubu ntaje gutwara bagerayo amahoro umpamagaye nkagenda mugezayo nkagerayo igihe ni muri ya gahunda ya tunyweresi gahunda yagerayo amahoro tunyweresi ubwo ushaka kugerayo amahoro ewana nimero ni za zindi tuvuga ati umusare ubangutse driver wizewe arakugezayo amahoro mbamare kabisa. Ngira ngo abadukurikiranye kuri GT Studio murabyumva ushaka umushoferi umusare gahunda ya tunyweresi ibintu byaroroshye nta bintu byo kugira ubwoba ugiye kwinywera agacupa kawe ngo byakomeye ngo ese ngo ndatagute ngo polisi iramfata byaroroshye. Ese amazina nago abashije kutwibwira? Ubundi ngenzwe nka Kejon niyo mazina yanjye. Yego ndo umushoferi nkaba nagutwara mu yawe ndetse niyanjye washaka gukodesha iziri prive nakugeza aho ushaka kugera ushaka kunkodesha ijoro nkagutwara we ndumva mu businessman ngira ngo abantu badukurikiye taximan ushaka taxi ushaka driver no kuvuga ngo hose uriyo tuhabaye ku bishoferi bwize urumva ni ubushoferi bw'umwuga mbese ubikora mu buryo buri professional umbaye mfite imodoka yanjye wazuka ukandropinga gera y'amahoro nta modoka mfite nkeneye taxi imodoka iri VIP nziza kujyana mu yanjye nkakugezayo ni umutekano kabisa. Ibintu bimeze neza rwose. Sasa rero wakwibwira abadukurikiye ukanabaha nomero tukaza gupininga bari tayari bakaba bagukoringa mukagira ukuntu mu bihuza. What's up my people? Ni wa muhungu wanyu driver wizewe. Hano i Kigali turagutwara weekend yose wagasoma imibyizi. No mu mibyizi twagutwara mu ntara watembera Kigali, Huye, Musanze. Ni umuhungu wanyu rero Kejon driver mba mpabaye mbagezeyo amahoro mu yanyu no mu yanjye nagutwara ushaka ikodeshwa. Nimero ni za zindi ni 078 050 90 67 twimanukira tunywa resi gerayo amahoro. What's up? No kuvuga ngo iyo niyo mibare 10 bagukeneyeho bakubonaho. Ese ikibazo cy'amatsiko ibiceri biraboneka muri iyi town? Ibiceri iyo utaryamye ugakura amaboko mu mufuka nk'uko umusaza wadushishikariza biraboneka kuko urabona ko iyo nemeye gusiga abandi baryamye nge nkabyuka nkagenda ni nka bimwe barimbye bavuga ati muryama nge nkihagaze ntago watahiraho nago nukuvuga ngo kugenda uyu munsi ukabona make ariko ejo bikikuba. Nukuvuga ngo muri make nk'inama wagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka. Urubyiruko cyane abantu bari gukora amaperime ndabizi urubyiruko turi kuzikorera cyane. Bantu mubona amaperime mukura amaboko mu mifuka mureke kurindira ubuzi bw'ukwezi ngo ndindirenga akazi we kibyariza akazi ugende ushinge business ku mabare vuga ati ngenda umushoferi w'iyi bara banyweye mbageze amahoro ubari bwa karitse uvuga ati ngomba kubageze amahoro sinshaka ko mutwara mwanyweye uburu wahuzwi yaba hoteli yaba bare muturanye ubikurikirane cyasuyiga akamodoka uvuga ati ndayifata njya ku ahantu nka ku club cy'ahantu ha nijoro aho aba taximen baba baryamye uwo profit uwo mwanya ubatwara bageze amahoro.
nukuvuga ngo nugukura amaboko mu mifuka kandi akantu karaboneka inshallah. None se hari ikindi kibazo twakwibaza ngira ngo n'abadukurikiye mushobora kukibaza. Isaha ko bazigize saa 8 abakiriya baboneka gute nk'aya masaha y'agasa 9 urabona nyine imihanda tuba twavuze ati abadukurikiye nuko bibagezaho ibishyashya tukavuga ati reka twikarage turebe uko bimeze. Ese abakiriya rero kiri akantu k'amasaha kakomye mu baboneka gute muri makeya kana amasaha barayagabanyije? Baratwangirije urumva wabaga wagatwaye abantu nka 5 mu ijoro cyangwa 6 saa 4 ugacyura umwe saa 6 nane ukamucyura saa 8 gutyo, ariko ubu ko babigize saa 8 usanga ibintu ntago ari ruzungu cyane. Ushobora gutwara nka 2 cyangwa 3 kubera ko saa 8 basohokera rimwe kandi numva ntago ufite ubushobozi bwo kubatwara rimwe kireka nkuko mu modoka. None se hagati aho ngaho se ni nk'iki wasaba umuyobozi bishinzwe? Nk'icyo nasaba leta ni freedom abantu, gahunda ya tunyweresi irahari, gera amahoro irahari, ibahe freedom weekend binjoyinge bongere bakeshe nkuko babidukore mu minsi mikuru. Natwe baduhaye akazi turakora rwose bugacya binari sawa. Yego n'ubu birakunda ariko si cyane nka mbere. Ntaga mbese ubwo nukuvuga ngo hari cyagabanutse. Umva hari cyagabanutse si nka mbere. Nasaba leta rero nkuko ari umubyeyi yongera amasaha, enjoyment ikomeze izamuke, ari nako no gukora byiyongera. ngira ngo bakunze badukurikiye ba GT Studio twari kumwe n'umutumirwa naga ari umutumirwa turi street nyine turi imihanda murabibona twari tubashigura nawe nyine tumubaza wagwana gusa tubwiye iby'imihanda tubwira gera amahoro ko harimo akantu ngira ngo rubyiruko nta kuryama ngira ngo rubyiruko mwe mufite amakategori ese mu byukuri muri aka kazi urihangana twagufatiranye muri aka kazi nta mbogamizi zaba zirimo ntizabura burya hano hose habamo imbogamizi inyungu ahantu hose hava inyungu haba n'imbogamizi nk'imbogamizi zaba zirimo n'imizi ya mbere niyo ngiyo y'amasaha niyo mbogamizi tubangamira amasaha kuba barayagabanyije naho ibindi byo ni imbogamizi zisanzwe. Tambarare rero ngira ngo kuba dukurikira ushobora kwibaza ngo tambarare ni iki? Ni ukuvuga ngo ibintu ni umutekano na amahoro mbese nta mbogamizi. Reka dushimire Kejon Driver ngira ngo yabibwiye nomero yazibabwiye turazipininga aho ngaho muri description ukeneye mu driver taxi buri kimwe cyose turazishyira muri description ku buryo ushobora kuba wamuhamagara mukaba mwavugana. Katumushimire murakoze cyane. Ciao Kro. Peace and love bro. Turagushimiye. Asante sana umusaza. Sawa urakoze kubw'umwanya duhaye. Nanjye wewe kangere mu buriri mite niruhukira ndibyukira gatondo mu gasa 5 saa 6 bikurikirana n'igifu n'iki bwongera bugoroba mbikurikirana. Ni ukuvuga ngo gahunda ni ugukora no stop hasi hejuru ni time no sleep kabisa. Kejon urakoze cyane. Asante bro. Ngira ngo bakunzi badukurikiye kuri GT Studio murayibona twari imihanda dutembera turebe se bimeze bite urubyiruko gushaka ibiceri. Salam bro. Salamu papa. Umeze utese? Ni fresh sana. Igihugu ngo ni tambarare. Sana kabisa urabona ibintu byose na amahoro tu. Ngiye nitwa Jiribatindi umukozi wa GT Studio. Twifuje kuvugana nawe ese aya masaha ngira ngo abadukurikiye ntago babasha kumenya ngo nisangaye kubera isaha ariko ni mu masaha akuze ya ninjoro. Hano urabona birakuze cyane ni hafi saa 9 zibura. Hafi saa 9. Gutya mu muhanda. Kabisa. Ese bimeze gute aha na hihi? Umutekano mbese bimeze gute? Urabona ubu mba mvuye kure cyane mvuye guhiga uduceri. Urabona mwaya masaha mba ndimo ntaha umutekano urabona umva nta n'inyoni rwose yagukubaga nta wakubagana umutekano ni wose. Umutekano ni wose. Biragaragara. Bimwe by'ibisamba. None se ubu ngubu ubu urahiga amanywa na ninjoro
igihugu ni tambarare umutekano ni wose nyine ni hano nta gushyira amaboko mu mifuka ni gukora kabisa icyambere ni ubuzima urabona kumanwa ufite akazi nk'ubu mba ngafite hajya kugafanya nijoro nabwo bumva mvuye guhiga hano busanzwe ndi umushoferi uri umushoferi ubu urabona hamwe muri ya gahunda yagera y'amahoro tuba twagiye nyine kureba uburyo dufasha abantu tukabageza y'amahoro kugira ngo ibintu umutekano ukomeze utera imbere ni ukuvuga ngo ya gahunda yagira amahoro leta yazanye ni ukuvuga ngo okay muri makeya uri umushoferi ndi umushoferi ariko wenda hari bamwe bazagenda bumva ngo ngabasare icyo bita abasare abasare nawe uri umusare bamwe muri ba bantu bafata abantu basomye karukoroho gake bitemerewe yini ngo don't hajya bavuga ngo nitungwerese hari ukundi babyita mu don't drink and drive okay tungwerese ni ukuvuga ngo rero bakunze bakurikiye GT Studio tugiriwe ubuntu n'amahirwe yo guhura tugize amahirwe yo guhura n'umwe mu basare ngira ngo mu abadukurikiye ibyitwa basare muri systeme yaje mu Rwanda ya tungwerese murayizi wabashije utakurikije iyo tungwerese akamwa karenza urumva ko abasare barahari abari ready watwibwira se nubwo twibwire abadukurikiye babashe kumenya uwo turi kumwe nawe okay urakoze cyane nge nitwa Reveriye uragiye bundi nanjye nkorera hano mu mujyi wa Kigali mba muri Gasabo uba muri Gasabo ngira ngo abadukurikiye turapininga nomero ze aho hasi muri description ushaka mu driver wamukoringa ariko byaba byiza watanga nomero nimero yanjye rero nk'umusare wizewe ni 0788 0788 25445 ngira ngo isaha wambona kabisa abadukurikiye ukeneye umu driver wizewe urumva muri tungweresi n'izindi serivisi zijyanye no kuvuga ngo si tungweresi gusa utwara ubusare si ngombwa tungweresi nakaza kariko kose n'ikindi gihe cyose bipfa kuba byitwa driving urumva ko biroroshye arakoze rero Reveriye kubw'umwanya duhaye ni muri ya gahunda yacu yo kugenda turi ukuntu igihugu kiri tambarare umutekano sawa papa reka nikomereze ngira ngo bakunzi bacu ba GT Studio mwabibonye ibijyanye na tungweresi aya masaha n'amasaha ya 9 mu mihanda tugenda tureba ukuntu igihugu ari tambarare tugikomeza kugenda tubikurikirana tubonye undi nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye Lion 250 nk'ibisanzwe rero ni twadushya tuba turimo tugenda tubagezaho gatanu ku kandi agashya rero k'uyu munsi nta kandi ni inyubako hoteli nshyashya iri ku rwego rwo hejuru izaba ifite inyenyeri 5 tugiye gutemberamo iherereye hano i Remera iruhande rwa stade tugiye kureba ese izaba irimo iki izaba ikoze ute let's go bidatinze rero feri ya mbere twahise tugafungira kuri reception azaba ari reception ngira ngo urabona amatara hari amatara meza cyane yavuye ku ruganda yavuye hanze ngira ngo kubazaba bakora muri iyi nyubako ngira ngo murabona ko izaba iryoshye reception imeze neza cyane isa neza ifite amatara ameze neza mbese umuntu uzaba ukora muri iyi reception azaba aryoshye mu buryo bugaragarira amaso nta gutinzamo rero nyuma yuko tuvuye kuri reception twahise tuzamukira ahazaba hari essentiel cyangwa se elevator iyi nyubako iraryoshye cyane wumve ko iyi nyubako ifite elevator akaba ari inyubako igeretse inshuro 4 zose ariko ndetse ikirenzeho nuko buri nyubako cyangwa se buri floor igiye irimo ibyumba byo kuryama ngira ngo murabibona ahangaha turi muri elevator turimo tureba barimo binjiza ibikoresho akazi dore yuko kari karimbanije ko gukomeza gutunganya inyubako reka dutumbagire tujye hejuru twirase no mu byumba turebe ese hameze gute harasute turebe wagwana hanyuma yaho tuvuye muri elevator tayari twahise twinaga ahazaba ari igikoni Big Bro and Sisters
reba igikoni uburyo kidekoye, reba igikoni wakibonye, ibikoni by'ibinyejana, igikoni twakigezeho ewana kimeze neza cyane kidekoye, reba ibintu bimeze nk'ibiseke badekoye hejuru, ngira ngo ku muntu uzarya ikiryo cyatetswe muri iki gikoni ndabarahiye azagenda avuga ati mu mateka mu buzima nageze muri hoteli. Iyi hoteli rero nongera kukwibutsa ko iherereye hano i Remera iruhande rwa stade neza Amahoro, ariko ndakubwiye ngo iyi ni inyubako kweri ku muntu ufite amafaranga ye uzaba aryoshye mu gusohokera muri iyi nyubako, izaba imeze neza cyane. Ngira ngo urabona ukuntu igikoni gikeye, ibi bisobanura ko n'abazagikoreramo bazaba bakeye, ndetse n'ibyo kurya bizaba byatekewemo bisobanuye ko bizaba bikeye bifite intungamubiri ndetse n'intungabugingo. Kadukomeze inyubako tuzenguruke tureba Wagwan, ese niki kindi cyaba kirimo kidasanzwe. Nta gutinzamo rero twavuye mu gikoni tayari duhita dutangira kuzamuka esikariye tugana kujya kureba mu cyumba, ese niki kidasanzwe ko tubonye mu gikoni bidasanzwe, dufatiraho dukomeza tuguruka. Aha, feri ya mbere rero nta handi twagafungiye, twese tugera mu cyumba duhita dutangira kureba uko bizaba bimeze. Reba ahantu hazaba hari igitanda, reba ku gatarasha, ningira ngo ku bantu bataza aya matara bayita snake light. Reba meza, reba kuba wasohoka hanze ukareba igisimenti cyose sha. Iki ni icyumba kimwe muri ibi byumba bizaba biri muri iyi hoteli. Reba ahantu ushobora gutereka ivarisi, reba ahantu ushobora kwireba mu gihe ubyutse wiviriye dushe ukireba muri miruwari, reba akameza sha. Reba, ngira ngo ahantu uri kubona izi nsinga nkwibutsa ko iyi nyubako itararangira kuzura neza, ubu ngubu iri mu cyo twakwita finisa.